Hari ibintu bigaragara ku bice by'umubiri wa bamwe mu bantu, aho benshi bakunda kuvuga ko ari ibirango by'ubwiza, nyamara ahubwo ari inenge yatewe no kwirema nabi k'umubiri. Nawe ushobora kuba utari ubizi, ariko reka tubirebere byose hamwe. Utwobo two ku matama benshi bakunze kwita fosete. Iyo umuntu asetse afite tuno twobo two ku matama ye, usanga ari byiza, ndetse bikagaragara neza ku muntu umureba, kuko abantu bafite utwobo bakunze kugaragara nk'abantu baseka neza. Nubwo bamwe badufata nk'uturango tw'ubwiza, abahanga mu by'ubumenyi bw'umubiri wa muntu bavuga ko natwo ari inenge ivukanwa bitewe n'uko hari ingingo z'umubiri w'umuntu zitiremye neza akiri mu nda ya nyina. Utu twobo two ku matama ubusanzwe usanga ari byo bita malformation. Ugenekereje mu Kinyarwanda kakaba kakitwa inenge umuntu avukana, bitewe n'uko zimwe mu ngingo z'umubiri zitabashije kwirema uko bikwiye igihe umwana aba akiri mu nda ya nyina. Gusa ariko birashoboka ko umuntu yakavukana gakomoye kuri umwe mu babyeyi be. Mu mwaka w'1864 nibwo utu twobo twatangiye kuvugwaho cyane, nyuma y'uko umuhanga mu bya siyanse witwa Van Helsingr yari yaramaze kugaragaza ubushakashatsi yagakozeho, bukerekana ko atari akarango k'ubwiza, ahubwo ari ukwirema nabi k'umubiri. Inyinya nayo ni inenge. Impamvu inyinya ifatwa nk'inenge ni uko ari amenyo aba atarameze neza uko bikwiye, ugasanga hagati y'iryinyo n'irindi hasigayemo umwanya munini cyane. Inyinya mu rurimi rw'Ikilatini yitwa diastema. Ni umwanya usa n'icyuho kiri hagati y'amenyo abiri y'imbere, ikabiza ahanini ku rwasaya rwo hejuru. Urubuga rwa Healthline rusobanura ko inyinya iterwa n'impamvu nyinshi, cyane cyane amenyo mato umuntu aba afite, ku buryo adashobora gukwira ku rwasaya rwose. Urwo rubuga kandi ruvuga ko umubare munini w'amenyo nawo ushobora gutuma habaho inyinya. Nubwo bamwe babifata nk'inenge, hari abandi bafata inyinya nk'ikirango cy'ubwiza ku bantu, by'umwihariko abakobwa, ndetse hari imyemerere y'uko umuntu uyifite aba afite amahirwe menshi mu buzima. Amaribori. Ubusanzwe amaribori abayafata nk'uturango tw'ubwiza cyane ngo baribeshye, cyane cyane bagendeye ku muco nyarwanda. Nyamara abahanga mu buvuzi bemeza ko ari indwara ivurwa kandi igakira. Amaribori agaragara ku bagore ndetse no ku bagabo. Icyakora agaragara ku bagore cyane kurusha abagabo, nk'uko tubikesha urubuga rwa www.webmd.com. Hari amaribori aterwa no kubyibuha byihuse cyangwa ku bana bavumbutse b'abangavu n'ingimbi. Gutwita nabyo bitera amaribori ku nda kubera ko umubiri uba wakwedutse. Hari abandi bakora siporo, imihindagurikire y'umubiri wabo ikabatera kugira amaribori. Amaribori ni uturango dushobora kuba tureture cyangwa tugufi, tukaza dutambitse cyangwa duhagaze ku mubiri. Dutandukanira n'uruhu rusanzwe ku ibara tuba dufite. Akenshi usanga dusa n'umweru. Ibice dukunda kuzaho cyane ni amaboko, amabere, ku nda, ku kibuno ndetse no ku maguru. Bimwe mu bintu bitera amaribori ni imihindagurikire y'umubiri, aho uruhu rukweduka bidasanzwe. Ibi biterwa no kwiyongera cyangwa kugabanuka kudasanzwe k'uruhu. Harimo kwiyongera kw'ibiro kudasanzwe, gutwita cyangwa kugimbuka bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo iba yiyongereye cyane muri icyo gihe. Gutakaza ibiro cyane nabyo bishobora kuba impamvu yatuma umuntu azana amaribori. Nubwo ariko agaragara ku gice cyo hanze gusa, buriya aba yaturutse ku gice cy'imbere.
cyitwa dermis. Aterwa n'uko icyo gice kiba cyakwedutse birenze ubushobozi bwacyo bitewe ahanini no kwiyongera ibiro cyangwa gukura cyane. Uku kweduka cyane kwa dermis bitera gucika k'uruhu, nuko bikagaragara ku gice cy'inyuma cyitwa epidermis, noneho bikaza kwitwa amaribori. Imiti yo mu bwoko bwa corticosteroid, iyi ni imisemburo mu bwoko bwa steroids. Kuyikoresha nabi cyangwa kuyikoresha igihe kirekire nk'amavuta cyangwa creams zo kwisiga ashobora gutera amaribori kuko agabanya ubunini bw'uruhu na collagens, izi ni poroteyine zigize uruhu. Ushobora kuba wakibaza uti se amaribori aravurwa? Ubwayo nta ngaruka zindi atera umubiri, ni gake cyane ashobora kwerekana indi ndwara yaba yishe inyuma. Dore uko wakwivura amaribori nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti rwitwa www.stephealth.com. Ruvuga ko bitewe n'urugero amaribori hariho ari aho adatinda, bigasaba igihe kugira ngo ashire ku mubiri. Ibyo bisaba ko umuntu amenya urugero amaribori yagezeho kugira ngo amenye uburyo yakoresha akabasha kuyivura. Bumwe mu buryo bwa mbere, wakoresha indimu n'amavuta ya olive. Uburyo bwa mbere umuntu ufite amaribori yakoresha yivura ni ugukoresha indimu n'amavuta ya olive. Ahantu umuntu afite amaribori afata igice cy'indimu agasiga aho ari mu gihe cy'iminota 10, yarangiza agasigaho amavuta ya olive akanogereza nanone indi minota 10. Gukoresha imizabibu. Ufata isahani ukanomberaho imizabibu utabanje kwitonora, warangiza ugasukaho yawurute cyangwa se yogurt y'amagarama 200, hanyuma ukavanga neza ukabisiga aho amaribori ari hose, ugategereza iminota 20 mbere yo kuhakaraba n'amazi akonje. Ubundi buryo ni ugukoresha igikakarubamba. Igikakarubamba kizwi cyane mu kuvura indwara zitandukanye ziza ku ruhu ndetse n'ibindi bitandukanye. Igikakarubamba nacyo cyakoreshwa mu kwivura amaribori. Usiga ku maribori nyuma yo gukaraba buri munsi bigeraho bigashira. Amavuta ya coconut nayo umuntu ufite amaribori ayasiga ahantu hose ari bigashira vuba cyane. Ibyo abikora buri munsi keretse iyo amavuta abaye amugiraho ingaruka. Imiti itandukanye irahari, yaba iyo kwisiga, amavuta ndetse n'uburyo bw'imirasire laser. Kimwe no kubagwa byose birakoreshwa. Rimwe na rimwe amaribori arijyana ubwayo nyuma y'igihe, nk'uko abagore bayazana ari uko batwite. Nyuma yo kubyara hagati y'amezi 6 n'umwaka ashobora kwijyana. Reka tubibutse ko uturango twose twavuze haruguru atari ikibazo gikomeye cyane ku buryo umuntu waba udufite yahangayika, ahubwo ni bimwe mu byo umuntu yisangaho mu mihindagurikire y'umubiri we cyangwa se uko yavutse. Turabashimiye mwese mwadukurikiye. Iyi ni AFRIMEDIA TV. Kora subscribe maze tujye tubana muri byose.